ikigaragaza umuntu si uburebure cyangwa kuba agenda nk'abantu, kuba afite amaboko n'ibiki. Ikigaragaza ko umuntu ari umuntu ni uko agira ubumuntu. Rero niba hari igihe umuntu aba ari umuntu, tubona ari umuntu ariko atari umuntu, ari nk'inyamaswa. Ariko ikigaragaza yuko uri umuntu ni uko ufite ubumuntu, ni uko ugomba kugira ubumuntu. Rero nimba udafite ubumuntu, ubwo sinzi icyo uri cyo. Ibaze noneho rero iyi nda y'uyu muntu iza kuvamo, inda y'uyu muntu wakoze imodoka ikaza kuvamo, ninde wari kubuhombye? Abamubyaye niba bari kuba bahombye? Waretse abazagukomokaho bakabaho neza, waretse abazagukomokaho bakazabaho banezerewe. None weho hagize umuntu ukugirira uwo mutima nawe ufite, wabikunda? Hagize umuntu ukubona wateye imbere nawe akakurwanya cyangwa akakwanga, weho wabikunda? None nimba utabikunda se, kubera iki ushaka kubikorera mugenzi wawe? Icyo ushaka kwiha nawe gihereza abandi. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere yuko mumeze neza, umwami Yesu akomeje kubarinda. Abatameze neza reka mbihanganishe mbabwira ngo mwihangane, niko muri iyi si bigenda, ibihe bihora bisimburanye. Hari igihe tuba tutameze neza ariko kandi tukongera tukamera neza. Umugenzi iyo ari mu rugendo arimo agenda ntabwo agera ahantu hamwe, hari ahagera akazamuka, hari ahagera agatambika cyangwa akamanuka bitewe n'ahageze. Rero birashoboka yuko uyu munsi bitameze neza, ariko reka nkwihanganishe nkubwira ngo ntabwo ariko bizahora. Hari igihe bizahinduka, ibihe bizahinduka, kuko ibihe birahinduka. Imana ishimwe cyane. Ndabashuje rero kandi mbahaye ikaze kuri uru rubuga. Mwebwe mudukurikiye, mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri uru rubuga rwacu, kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha. Ariko kandi reka nakire abantu bashyashya. Ndakwakiriye niba nawe aribwo bwa mbere ugeze hano kuri uyu murongo cyangwa kuri iyi channel, wiyumvemo ikaze kandi wihutire gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu, mu ijambo ry'Imana ndetse no mu bindi bikorwa uyu muyoboro udutegurira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo ubuntu. Ndifuza yuko tuganira ku ijambo rivuga ubumuntu. Tujya twumva abantu bavuga amagambo atandukanye, tukumva bavuga ngo runaka afite ubumuntu, uriya mubyeyi afite ubumuntu, umuntu runaka afite ubumuntu. Ndifuza yuko tuganira ku iryo jambo. Imana iduhana umugisha. Reka tubanze dusenga Imana mbere ya byose kugira ngo tubone ubuganira ku ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Mana, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe kandi tugushimiye kubw'imbabazi zawe. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo Imana, imbaraga zawe zikomeze kutuyobora ndetse n'ubwiza bwawe bukomeze kuturasira muri aya masaha turi kuri uru rubuga, kandi ufashe umuntu wese ugiye kumva iri jambo cyangwa uri budutega amatwi, umufashe kugira ngo arusheho gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo icyo wagennye ndetse washatse kumubwira muri uyu mwanya. Natwe ukomeze kudufasha kubana natwe kugira ngo turusheho kuvuga uko wabishatse ndetse n'uko wabigennye. Urakoze, ganza muri byose kandi utegeke, niko tusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu gitabo cy'Abaroma. Turasoma igice cyawo cya 12, dusome ku murongo wa 5. Twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo
ku murongo wa 5 haravuze ngo natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umwe, turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Imana iduhana umugisha. Iryo jambo niryo nshaka ko tuganiraho. Mu kanya ishize nagiye kwa muganga, muganga aramvura. Uyu muganga wamvuye mu by'ukuri yangiriye neza, ariko nyamara simuzi. Ni ubwa mbere twari duhuye, ni ubwa mbere twari tubonanye. Amvura uyu muntu yangiriye neza kuko nari ndembejwe n'uburwayi, ariko aramfasha mu bumenyi bwe afite, mu byo yize, aramvura, ampa imiti, ndayinywa ndakira. Imana ishimwe. Uyu muntu yangiriye neza. Nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ngo abatugirira neza ntabwo ari uko atubazi, ntabwo ugirirwa neza n'abantu uzi. Abantu uzi bakugirira neza, ariko nawe utazi nabo bakugirira neza. Niyo mpamvu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nta muntu n'umwe dukwiriye gusuzugura, nta muntu n'umwe ukwiriye kumva yuko adafite agaciro mu buzima bwawe, kubera yuko umuntu wese afite agaciro mu buzima bwawe. Umuntu wakoze imodoka, yakoze imodoka, kera numvisha amateka, nta binyabiziga byari byabaho. Abantu bafataga urugendo bagakora urugendo rwa kure, bakagenda n'amaguru, kugeza aho ngo n'ibirenge byabyimbaga, bakaba ngo bashira ingata ku birenge. Akaba ari byo bita ngo kuyabangira ingata, kubera yuko ngo ibirenge byamajije kunanirwa bikabyimba bitewe n'urugendo. Umuntu akaba yagenda iminsi 3, iminsi inagenda n'amaguru, agiye ahantu runaka mu gice runaka. Ariko ibaze nk'umuntu wakoze imodoka. Ntiyakoze imodoka kugira ngo ayigendemo wenyine, ahubwo yakoze imodoka kugira ngo twese urugendo rugire gute, rworoshye. Umuntu wakoze imodoka ntabwo muzi, ariko uyu munsi uyigendamo urugendo rukakorohera. Uyu munsi urayitunga ukajya ugenda aho ushaka kandi bikoroheye, utavunitse. Uyu muntu ntiyakugiriye neza, uyu muntu ntiyagize neza. Ibaze noneho rero iyi nda y'uyu muntu iza kuvamo, inda y'uyu muntu wakoze imodoka ikaza kuvamo, ninde wari kubuhombye? Abamubyaye niba bari kuba bahombye? Ibaze yuko uyu muntu iyo agambanirwa akicwa, ibaze uyu muntu iyo aza kurogwa agapfa, ninde wari kubuhombye? Ni ababyeyi bamubyaye bari kuba bahombye, cyangwa ni twese twari kuba duhombye? Wari kubuhombye, nanjye nari kuba mhombye, isi yari kubihombye. Ni ukuvuga ngo nubona umuntu yahuye n'ikibazo ujye ugira agahinda, kubera yuko ingorane z'umuntu nizo ngorane zawe. Ingorane z'umuntu utazi ni ingorane zawe, kuko uyu muntu agufitiye akamaro mu buryo bumwe kandi ubundi. Akenshi njya numva abantu bagambanira abandi, umuntu ugasanga yaroze undi. Ni gute uroga umuntu kandi umuntu agufitiye runini? Uba ahantu utuye, kuba batakugirira nabi cyangwa ngo bakwibe, si uko uzi gukinga kurenza abandi, si uko washyizeho amakamera, si uko waguze ingufuri zikomeye, ahubwo impamvu batakwiba ni ukubera abaturanyi muturanye. Abaturanyi babaye badahari, ukaba uri ahantu ha wenyine, ni ukuvuga ngo n'igihe uhari bagusanga mu nzu bakakwica, uri maso bakakwica, bakakwiba uhari, bakatwara ibintu byose. Ariko kuko baba batinya abaturanyi, bari kuvuga ati wenda nitumutera yavuza n'induru bakamutabara bakadufata, bigatuma rero nta mujura ukwiba. Ntabwo ari uko rero uzi gukinga cyangwa ubabutinya, ahubwo batinya abaturanyi bawe. None ubu abaturanyi bawe ntibagufitiye akamaro. Imana itugirire neza. Ni gute ushobora kwishimira ibyago by'undi?
Akenshi abakristo tujya twumva bene iri jambo tukarivuga gutyo mu magambo gusa, ariko ntiturishire mu bikorwa. Kuko ubaye waha agaciro iri jambo, ntabwo wavuga umuntu nabi, ntabwo wagambanira umuntu, ntabwo waseka umuntu, ibyago by'umuntu byaba ibyawe. Ni gute umwana bamwirukana mu ishuri ukamuseka, nawe wagafashe amafaranga ukamufasha, ahubwo ukaba uwa mbere kujya kumuvuga? Ni gute umuntu asonza ukaba uwa mbere wo kumuvuga ati yishwe n'inzara ndetse n'ibindi? Yahura n'ibyago wewe ukanezera, yahura n'ibyago ntumusengere, yagira ibibazo ntumusengere, ukumva yuko ntacyo bikubwiye. Ni gute umuntu ahura n'ibibazo ukumva ntacyo bikubwiye, kandi uyu muntu agufitiye umumaro? Ubu ushobora kumva yuko ubu hari igihe dufite abacuruzi bacuruza ibintu, ukenera kujya kugura ibyo kurya, ujya kugura ibishyimbo, ukajya kubigura ku isoko. Uwabihinze ntabwo yakugiriye neza iyo atabihinga. Inzara ntiyari kukwica, ayo mafaranga se wayarya? Amafaranga kugira ngo atume ubaho neza ni uko haba hari n'ibyo ugomba kugura. Ibyo kugura bitabonetse wabikurahe? Amafaranga yajya kubiguhingira se akabizana? Ni gute ushobora kwima agaciro umuhinzi? Uyu muhinzi ntabwo ufitiye akamaro. Ni gute ushobora kureba umuntu ukamusuzugura ukumva ntacyo avuze mu buzima bwawe? Imana ikugirire neza. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we, umuntu wese agufitiye akamaro, umuntu wese niyo mpamvu Imana yaremye umuntu, ntiyamurema wenyine, imuremera n'umugore, ndetse igena yuko bagomba kororoka. Ntabwo muri iyi si bagushyiramo ngo ubemo wenyine. Wabamo wenyine se bigakunda? Ntabwo byakunda. Rwana ishyaka rya mugenzi wawe. Ni gute ureba umuntu ukumva uramugaye, ukumva ntacyo avuze mu buzima bwawe, nyamara ni ku mutima wawe ukubwira n'ibitekerezo byawe, ariko reka bivuge ko biciriritse, kuko bibaye bidaciriritse ntabwo wakabaye wumva yuko umuntu wamureba ukamusuzugura, ukumva yuko ntacyo avuze mu buzima bwawe, kandi umuntu uwo ari we wese afite icyo avuze mu buzima bwawe. Uyu mwana wirukanye ugaseka ababyeyi be, ukumva yuko nta kintu wabamarira cyangwa wabafasha, reka mubwire yuko ejo yahinduka umuganga cyangwa akaba wundi akazakugirira umumaro. Ashobora no kutakugirira umumaro wewe utakiriho, ariko akagirira umumaro abawe. Gira umwete wo gufasha abantu, gira umwete wo kwita ku bantu, ita ku bantu, ifasha umuntu nta kintu witayeho. Ubwo nibwo bumuntu. Fasha umuntu nta kintu witayeho, ntacyo urebeyeho, ndetse kandi utategereje inyungu runaka, ahubwo umenye yuko kugirira neza mugenzi wawe, umenye neza yuko ejo nawe abandi bazakugirira neza cyangwa bakagirira neza abawe. Imana itugirire neza cyane. Pawulo arabyandika avuga neza, aravuga ngo umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi wiwe. Ni gute wewe ureba umuntu ngo yewe ngo ukumva umuntu uramusuzuguye, ngo bitewe ngo nuko ameze, ngo nuko asa, ngo nuko yambaye, ukumva uramusuzuguye? Ni gute umusuzugura gute? Uyu muntu uri gusuzugura afite icyo amaze mu buzima bwawe. Uwakoze telefone wiga uyikoresha ukayihamagaza, ariko nyamara uwayikoze ntabwo umuzi. Uwayikoze rero ntumuzi, ntuzatuye, ntuzawe avukira, ntuzi ababyeyi. Uyu muntu rero ni umuntu watugiriye neza, ariko ntabwo. Ibaze rero yapfa, ibaze iyo ananirwa kwiga, ibaze. Fasha umuntu uwo ari we wese, utitaye ku nyungu urakuramo, utitaye yuko umuzi, wigira icyo ureba. Ni ukubera iki washaka kukurenganya umuntu? Imana itugirire neza. Pawulo rero
yaraduhuguye, aratubwira ngo buri muntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Umuntu wese, haba umuzungu haba umwirabura, ni urugingo rwa mugenzi wawe. Ikimenyimenyi ni uko ikintu gikorerwa muri Amerika kikakugirira akamaro, kigakorwa n'umuzungu kikakugirira akamaro, kigakorwa n'umwirabura mugenzi wawe kikakugirira akamaro, kigakorwa n'umunyafurika kikagirira umuzungu akamaro. Tugomba kuzuzanya, tugomba gukundana. Niyo mpamvu Yesu yavuze amagambo akomeye abwira intumwa ze, atubwira twese hamwe. Yesu ngo itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana ngo ni ugukundana, uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niryo tegeko rikuru. Icyo kintu nicyo kiranga umuntu, nibwo bumuntu. Ukwiriye gukunda mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Ibyiza wifuriza ugomba kubimwifuriza. Ibyiza ushaka kugeraho ukwiriye kwifuza yuko nawe yabigeraho. Kubera icyo ubona umuntu yateye imbere ukababara, kubera icyo ubona umuntu ageze imbere azamutse ukamurwanya, kubera icyo ushaka kugira ngo umuntu ahore hasi. Kuki utifuza yuko umuntu yabaho neza, ahubwo ukamuroga, ukamurwanya, ukamwanga, ukamuvuga nabi? Kubera iki? Kubera iki uba ufite uwo mutima? Kubera icyo ugira uwo mutima? None weho hagize umuntu ukugirira uwo mutima nawe ufite, wabikunda? Hagize umuntu ukubona wateye imbere nawe akakurwanya cyangwa akakwanga, weho wabikunda? None nimba utabikunda se, kubera iki ushaka kubikorera mugenzi wawe? Icyo ushaka kwiha nawe gihereza abandi. Icyo ushaka wifuriza nawe cyifuriza abandi. Kubera iki ufite uwo mutima? Kubera iki umeze gutyo? Gira neza, fasha abantu, vuga umuntu neza, wivuga umuntu nabi, wigambanira umuntu, wikanga umuntu. Iyo mitima imeze gutyo, nimba umeze gutyo ujye wigaye, nurangiza uhindukire, umenye yuko iyi si utuyemo. Kandi bene data, reka mbabwirire ijambo rikomeye. Iki kintu nukora nabi ntabwo uzaba ubyikoreye gusa, ahubwo uzaba ubikoreye mugenzi we, abazagukomokaho. Ndabaha urugero. Imana yigeze Aburahamu ngo Imana yigeze kumurindisha igitambo, ngo nuko Imana ngo iramubwira ngo arinde igitambo ngo kugira ngo hatagira icyonona bene icyo gitambo. Ngo nuko mu kirengarenga aza gusinzira, arenga ku by'Imana yamubwiye, ntiyabera amaso iby'Imana yamubwiye, kuko yari yabimuhaye nk'itegeko kurinda icyo gitambo. Imana irababarira muhana, iravuga ngo abazagukomokaho bose bazakora uburetwa, bazajya mu buretwa imyaka 400 yose bari mu buretwa. Ariko nyamara uwari wahanwe we yari yarapfuye. Abo yakomotseho, abamukomotseho bose bajya mu gihano. Reka mbabwire iki kintu, niyo uri gukora nabi rero, ntabwo aba ari weho gusa uri kubyikorera, ahubwo uri kubikorera n'abazagukomokaho. Waretse abazagukomokaho bakabaho neza, waretse abazagukomokaho bakazabaho banezerewe. Niba ushaka yuko abazagukomokaho babaho banezerewe, nawe kora neza. Njya nkunda kubwira abantu, habwira ngo umurozi mubi ntabwo ari wa wundi uha umuntu utanga uroga abandi akoresheje ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ahubwo umurozi mubi ni ukora ibibi. Kuko umurozi ukora ibibi ariyica, akica n'abazamukomokaho.
yigirira nabi, akagirira nabi n'abazamukomokaho. Niba uri gukora nabi, umenye ngo uri kwigirira nabi kandi uri kugirira nabi n'abazagukomokaho, kuko iteka bizakurikirana abazagukomokaho. Ibyo bibi byawe, ibyo uri gukora nabi, bizakurikirana uzagukomokaho wese. Ibaza nk'icyo kintu, biteye agahinda. Niba rero ushaka kuba abazagukomokaho babaho neza, kora neza. Ntihazagire umutima ugushuka ngo ukora neza niwe uzabaho neza, ukora nabi niwe uzabaho neza. Baragushuka. Ibyo biba bifite igihe. Iyo ukora nabi ukabona ibyo bibi ntibiri kukugarukira, ntabwo biri kugenda bikugarukira ngo ubibone. Ariko reka nkubwire, nubwo bitari byakugarukira ngo ubibone, tegereza gato, uraje ubibone. Kuko iteka ntabwo umuntu ashobora kuva muri iyi si ibibi yakoze bitari byatangira kumugarukira. Niba uri gukora nabi, ibibi bigiye kukugarukira, ugiye kubibona. Kandi ntabwo bizagarukira weho gusa, n'abazagukomokaho bizabagarukira. Bizababera ikibazo kandi nta kintu babikozeho, bitewe nawe. Ibaze kugira ngo umuryango wawe, abantu barenga 100, abantu barenga 200, abantu barenga 10 bagukomokaho, bazabeho nabi kubera wowe. Icyo kintu ujye ugitekereza. Wagize umutima mwiza. Kubera iki wifuza yuko abantu bakugirira neza ariko wowe udashaka kubagirira neza? Uwo mutima ukurahe? Umutima wo kumva umuntu yakubwira neza utabwira neza mugenzi wawe, uwo mutima wumva ukurahe? Ni igiki kiguha imbaraga zo kugira bene uwo mutima wo gutekereza gutyo? Ukumva umuntu yakugirira neza ariko wewe utamugirira neza. Ni igiki gituma ureba umuntu wowe ukamwanga kandi ukanga umuntu wakureba akakwanga? Ni gute wafata umwanya ukavuga nabi mugenzi wawe cyangwa umuntu runaka kandi wowe ukaba utashimishwa n'uko umuntu yakuvugaho nabi? Ni ukubera iki? Niba ushaka ko abantu bakuvuga neza, nawe vuga neza abantu. Vuga neza abantu. Icyo wifuza yuko umuntu akugirira, nawe ukigirira abandi. Icyo wifuza yuko umuntu yaguha, nawe ugihereza abandi. Niba wifuza amahoro, yaha abandi. Kubera iki? Iteka ikintu kigomba kuguheraho, kigomba kugutangiriraho. Kubera icyo ushaka ko ikintu gitangirira ku bandi, gigomba gutangirira kuri wewe. Ni wewe kigomba gutangiraho, ni wewe kigomba guheraho. Imana itugirire neza. Kigomba kuguheraho iteka. Kandi icyo umuhinzi ahinze nicyo asarura. Iyo umuntu ahinze ibishyimbo asarura ibyo. Ntukifuze gusarura ibyiza cyangwa kubona ibyiza wewe utatanze ibyiza. Ni gute umuhinzi yakifuza kujya gusarura ibishyimbo atarateye ibishyimbo? Ibyo bintu bibaho. Kora neza, gira umutima mwiza. Vana uwo mutima umeze nk'uw'inyamaswa ukure muri wewe, kuko nutawuvana muri wewe, ni ukuri kw'Imana iherezo ryawe rizaba ribi. Ni ukuri kw'Imana ndabikubwiye kandi nkomeje. Ni ukuri ibibi byose ukora uzabibona. Niba utari wabibona uzabibona. Kandi ni ukuri ntibizatinda, ntabwo bizatinda. Ariko kandi nunakora neza, le savoir de notre Dieu, ntabwo ntibizatinda, uzabona ibyo byiza. Imana itugirire neza. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kukwitaho. Kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ariko ndakwinginze, gira ubumuntu, yigisha abana bawe, bitoza abana bawe, bitoza abagukomokaho. Umwana umutoza ubuntu byagakwiriye. Ni ikintu ugomba gutoza umwana wawe, kugira ubumuntu,
kureba mugenzi we akamukunda, kureba mugenzi we ntamwinube, ntamugaye. Icyo kintu ugomba kukitoza abana bawe, ukagitoza abazagukomokaho, ukagihugura ku bandi nabo ubonye bagifite, kubera nicyo kiranga umuntu. Niba rero udafite ubumuntu, sinzi icyo uri cyo, kubera ko kuba umuntu, ikigaragaza umuntu si uburebure cyangwa kuba agenda nk'abantu, kuba afite amaboko n'ibiki. Ikigaragaza ko umuntu ari umuntu ni uko agira ubumuntu. Rero niba hari igihe umuntu aba ari umuntu, tubona ari umuntu ariko atari umuntu, ari nk'inyamaswa. Ariko ikigaragaza yuko uri umuntu ni uko ufite ubumuntu, ni uko ugomba kugira ubumuntu. Rero nimba udafite ubumuntu, ubwo sinzi icyo uri cyo. Ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, reka uwo mutima mubi, reka ibibi, gira ubumuntu muri weho, ubane n'abantu bose amahoro, kuko ari cyo Imana igushakaho, kandi ari nacyo kigaragaza umuntu. Imana iduhana umugisha.